kandi nta kindi nkora, nta kandi kazi nkora, nta kenkayori mfite, sindi gitifu w'umurenge, nkora filme gusa. Ama filmmaker by profession. Ni ibintu ruswa ni ikintu gisutama ahantu hose hari opportunity runaka. Iyo ruswa ni ihari ko sinahakana ngo ntayihari, ariko yangiza byinshi cyane cyane kuri outcome. Iyo ufite izina ni byiza kurikoresha mu kubaka aho kurikoresha mu gusenya, kuko harabahitamo kurikoresha mu gusenya ariko nta kiza kiri mu gusenya. Ariko ngiye nkunda kubwira abastar udakunda u Rwanda ntabagaragarira mu kuvuga gusa, hari n'ugaragarira mu guceceka, kuko ugenda mutse mbonye ikibinga ceceka, ubwabyo nabyo ni ubunyangarwanda. Niba pfobye Jenoside, gupfobya Jenoside ni icyagenwa n'amategeko. Jenoside baye ku manywa y'ihanga abantu babireba isi yose bibona, urapfobeje kandi uwo mutima si uwa kinyarwanda cyangwa se si uwa kimuntu. People nizere ko mumeze neza cyane mu mudukurikira mu bice bitandukanye, tuzongera kuganira kuri stories zitandukanye. Ni yawe Ageze entertainer tugarutse kugira ngo dukomeze tubasangize ibintu bitandukanye byo kuba hirya ku isi, tuganira n'abantu batandukanye. Ariko mbere ko dutangira n'umutumire wacu uyu munsi maze mu cyo tuganira body fitness, kubera ko tuza kuvuga fit gawa kugira ngo ugomba kugana body max fitness rero mu Giporoso sanwekize Canada winjiye muri hilltop katumoso bwawe Ageze kuri body max fitness cyangwa ukadomagara kuze karinani nani dusebye muza cyane sabana ni massage dutesuni mukuru abantu bikundira koga mutugane tubaze service mamba haruguru mezereza minister turashima Imana. Minister karafashe nako karagenda gafata. Amahoro ariko turamahoro. Twishimiye kwakira kuri yawe TV. Murakoze cyane. Haragiye wenda abantu baba ari rimwe na rimwe hari umuntu agira brand uburyo abantu bibagirwa n'izina rye. Amazina yanjye ubusanzwe nitwa Dusabe Busine Israel, ni umufilm actor, ndi umukinnyi wa film, ariko sibyo nkora cyane, ubundi ikintu nkora ni writing na directing. Nyobora film ica kuri televiziyo Rwanda yitwa Indoto, izindi zo nzikinamo, ariko iyo niyo film nkora mu buzima bwa buri munsi. Sawa cyane, twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Ubwo umuntu yavuga ko twinjiye muri sinema abariyo dusa naho duheraho. Sinema muri rusange nk'umu director unandika igeze ku ruhe rwego uyu munsi. Navuga ko sinema kuri ubu ngubu sinema ni urugendo. Sinema gusa ni ubuhanzi bwose muri rusange, cyangwa ni iterambere ryose muri rusange, ari urugendo. Hari abantu baba bava, hari aho baba bageze n'aho bagana, ariko kugeza ubu ngubu aho tugeze ubu ngubu haratanga icyizere cy'uko ejo bizaba bimeze neza kurusha uyu munsi. Ariko sinema igeze ku rwego rwiza, kuba kugeza ubu ngubu televiziyo y'igihugu ifite content zirenga enye, filime zirenga 5 enye zitama kuri televiziyo y'igihugu zakozwe n'abanyarwanda, ni intambwe nini. Ibintu muzi bigiye kimwe. Je nishe muri kariyeri 2013. Myaka 9. Hari igihe akenshi abantu bo muri sinema ujya uganira n'umuntu ukumva arakubwiye ngo nuko nyine tubikunda ariko nta kintu kibamo. Si mu myaka 9 waba uri mu bintu hatarimo akantu, ubusona urabona nanutse. Kandi nta kindi nkora, nta kandi kazi nkora, nta kenkayori mfite, sindi gitifu w'umurenge, nkora filme gusa. Ama filmmaker by profession. Kandi birantunze. Ako kantu ntabwo kaba karimo kuri kwinshi. Oya ntakore, biterwa n'ukuntu ntabikora, ariko bikoze neza biragutunga. Kandi sino tugeze ku rwego rwo kumva ko utagombye gukora ikintu kigutunga, ko gutungwa no kurya no kunywa. Ahubwo turi kurwego gutekereza kuri ibintu kugira ngo bigukize, utunge ku mafaranga, pana kubibona nk'ibiryo n'ibyo kunywa, ubone unatunge ku mafaranga. Ubwo tuvuge gakeya muri aho utangiye kwandika filime, kuzikina no kuzidirectinga, n'inshuro imwe uvuga ati amafaranga niyo maze kwakira menshi yaziye cyane, ariko uvuga ati nayafatiye rimwe ndavuga ni bya bintu ziko ko birimo akandi turayafata. Aho sikoze project akakwishyura miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, abanyarwanda bose bakora kuri miliyoni. Nakoze script, ubundi script nandikira amafaranga make ashoboka, ni 500,000, niyo make ashoboka. Ubundi impera kuri miliyoni n'igice, miliyoni kuri sezo. Ayo mafaranga ntabwo umunyarwanda wese yakorera. So ntabwo rero natera ibuye kwandika nta mafaranga bigira, ahubwo biterwa n'ibyo wanditse n'uwo wandikira n'uburyo byandikamo. Navari umaze kugira na touche yawe, ko kugera ku rwego umuntu abango Israel nimwishyura miliyoni kwandika script yanjye, nzi touche yiwe, arankora script zakora ku mitwe y'abantu. Ugire bagahinda kariza abatakazi mujye kuri YouTube bagahinda kariza. Ni project afite amafaranga menshi muri production, ariko ni storytelling neza,
ifite ubutumwa yumva afite inyota yo gukomeza kubwumva Okay, sawa cyane kabisa na experience nini umuntu amaze kugira ngo iki ngiki cyo ndashaka ko uza kugisobanura neza nk'umuntu ufite experience kuba hanini tutakibona abakinnyi bashyashya usanga Israel yakinnye mu ndoto yagiye no muri mu gahinda kandi yagiye no mu yindi gukoresha abakinnyi basa naho ari bamwe muri movies zitandukanye ibi ngibi byo bizamura value ya sinema no ku isi hose niko bigenda gusa hari umuntu ushobora gukora film papasi yari kuzamura kwirerera abakinnyi akabazamura bati ngiye kuzamura abakinnyi bashyashya mbubake kugeza aho wafata urugero rw'inzozi dukora inzozi abakinnyi benshi batajino n'abandi bari bashyashya nibo gahunda bagiye kuri kamera ariko babaye abastar ariko shuwa y'umu producer cyangwa se umudirector ushobora okay ngiye nkeneye abasanzwe bamenyereye kubera impamvu imwe cyangwa indi uko buryo umukinnyi usanzwe ahitinga agufasha gucuza kurenza undi mushyashya umukinnyi usanzwe abimenyereye kuri directing agutwara umwanya mutoya script yumva vuba acting yumva vuba buri kimwe cyose arakorohereza so ni n'ubutwara umuntu gukora project batingisha akoresha akozi abantu bakinyi bashya kuko abazi how much bivuna abazi how much bidaselinga so benshi babikora rero usanga ari wa mutima kuko ngo jewe ndumva nshaka kuzamura amasura mashyashya atagambi abati nkeneye amafaranga ariko nkeneye no kugira abantu nzamura byibuze nanjye nkazama ngo nareze kanaka mbashyira kuri platform ubwo tugende kuri rya soko se kubona abakinnyi bashyashya byakoroha abakinnyi bashyashya benshi barahari kuri filime urugero wa muntu kuri filime muganagamiye arashaka n'inyungu Israel amuha miliyoni y'icya script gusa abakinnyi bazabishyura tuva ubwo se biraza kora kwintroduce new generation nyine bisaba gutegura kuko gutegura filime bihana no mu myandikire kuko nshobora kwandikira script iri nk'abakinnyi 1000 kandi ugasanga itaryoshye ugereranyije na script ya film iri nk'abakinnyi 3 urumva byose ubundi filime yose tegurwa mu myandikire no gutangira gutekereza bish byakabaye nabyo bituruka mu myandikire kuko ni nkwandikira abakinnyi 60 bizaguhenda ariko ni nko kutakinnyi 3 bashobora ku leading story kandi karyoha abantu bakayikunda you see nabyo nayo ni indi truth no kurumva niba kwandikiye abakinnyi benshi ukazabafata bose abastar bazaguhenda bien sûr harushobora guhitamo gukoresha abashyashya kora ko abastar bahenda urumva niba maze imyaka 9 muri film ntabwo wamparenga ngo mpeme nk'umuntu ushaka kubyinjiramo uwo munsi ushobora kunya-approachinga abantu mfite projet ya ABCD uzanshanga abantu urampa miliyoni wasanga bivamo tukagenda ariko warushobora kuvuga ati no jewe nushaka ntumira amafaranga umpe cyashoboka ariko ndagira ngo profite iyo opportunity nanjye yo kwiselling yo kwiyerekana yo kwishowing up nanjye ngiye ku isoko ry'umurimo ni negociation rero ibitandukanye ubwo ngibyo tuza kwihuza umeho ubusobanuro n'abavuga wenda ruswa y'igitsina ivugwa muri sinema kuba wenda kugira ngo mbe nakoze umushinga kugira ngo mwishyure cyangwa se kugira ngo mugushyiremo yaza gusaba ibi ngibi yumvire ni ukuri kwaje kw'ibyo ni ukuye ruswa yaba ari ishingiye ku gitsina cyangwa se ni y'ubundi bwoko niyo mpamvu usanga rishyira imbaraga mu kuyirwanya n'abantu bashyira mu gaciro bashyira imbaraga mu kuyirwanya ni uko ahantu hose hari opportunity ruswa nayo irahasutama reka mujye kuhasutama ahantu hose hari opportunity hari amahirwe ruswa ibiri hafi aho nubwo itakoreshwa ariko ibiri hafi aho ngaho ntabwo ari muri sinema gusa no muri banke baramutse bafite nk'imyanya 5 bashyize ku isoko zose ruswa ibisutamye kuko hari ukeneye kumva ako kazi yakabona atanze amafaranga kandi koko yatanze akakabona rimwe na rimwe ni ibintu byiza baye bishoboye so nishingiye ku gitsina ni y'amafaranga ntabwo biba muri sinema gusa ni ibintu ruswa ni ikintu gisutama ahantu hose hari opportunity runaka niyo mpamvu usanga hashyirwa imbaraga mu kuyirwanya kuko si ikintu ntabwo narya ruswa muri casting kuko icyo manyeneye ku mukinnyi ni performance hari kuba afite izina ngiye guselinga hari no kuba aperforminga neza ruswa rero yitambitsemo nta hantu usanga niba koko yaguhaye ruswa ishingiye ku gitsina performance ye nubwo yaba mbi uzayakira icyo gihe wishe professionalism yawe reka ngiye kumukisha ko nta amafaranga nakina nabi ntabwo uzava kubera ko yaguha amafaranga yamaze kukuniga kugufunga umunwa icyo gihe professionalism yawe irangirika kubera ko wabikoreshejwe n'ikindi kintu nyuma casting ibiri very independent na boss wa film cyangwa se producer ntashobora kunyempoza umukinnyi ngo mukinishe mu gihe cyose mbona ntamubonamo icyo ngiye mushakamo iyo ruswa ni ihari ko sinahakana ngo ntayihari ariko yangiza byinshi cyane cyane kuri outcome ku musaruro ubwo bivuze ko ariko ngo ukuri kurimo aho ngaho ni uko hose hari si muri sinema gusa yahaba nta wayimpaye nta n'undi ayaka nta n'undi ayiha nanjye ntawe urayimpa ariko ntiyahabura n'impamvu urugamba rukwirwanya ariko
ushobora gusanga ihari nkuko n'ahandi hari no muri banki no mu mahoteli ntaho itaba no muri sinema rero yahaba simvuze ko ihari ariko yahaba c'est normal niba harimo opportunité ubwo reka twibaze ngo wa muntu nyine ariko hari ukuba ukunda ibintu no kuba ufite impano yabyo ibintu abantu bajya babyitiranya hari ukuba umuntu akunda sinema ariko atabishoboye ushobora kuba ukunda ikintu hakaba ari impano cyangwa se warakize ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye hahandi ushobora gusanga uwakize ashobora kugikora nabi kurenza ugifite nk'impano hahandi ugikunda ashobora kugikora nabi kurenza uwakize vice versa ariko umuntu ashobora kuba agikunda ashobora kuba ashaka guhitinga cyangwa se akaba yarakize mu ishuri niba nakita nko hari ushobora kumva ari umuhamagaro kuma ati genda yumva nk'impano yo gukina ariko byose hari end of the day usanga bikenera ubumenyi kuko umukinnyi ugiye gukina bwa mbere ko imyandikire uko nandikaga 2013 ntago ariko nandika ubu ngubu kuko iyo ukunda ikintu next step ni ukugishakaho amakuru no kugishakaho ubumenyi niba ukunda kamera ejo uratekereza ati kamera iri ku isoko muri 2022 ariko umwaka utaha hazabaje indi version icyo gihe ukayishakaho ubumenyi ukunda kamera ariko ibyo ukora uzabishobozwa no kuyishakaho ubumenyi ukajya kuri tutorial no muri art nukomeza no gukina nuko nguko ushobora kuba ubyiyumvamo nk'impano cyangwa se warabyize ariko kubikora cyane no kubishaka amakuru niyo bituma ushobora guperforminga neza uwo umuntu yavuga ikintu bakakidevelopa bitewe n'izina amaze kugira niba ari naburi bubihuze gutyo urumva abantu bakabidevelopa wowe niwe wiha intego society ishobora guha intego cyangwa se igasetinga values ariko uvuze ngo uzashimisha abantu bose ntabwo wajya uvuga n'ubu ngubu nta kintu kibi navuze ariko mu byo navuze hari uwakomereka gakometswa n'icyo navuze kandi njye nakivuze ntagambiriye kumukomeretsa okay birumvikana n'abastar ugomba kwigengesera mu mivugire kwigengesera ni byiza ko ububizi neza ko ijambo ryawe rifatwa rigera kure ni byiza niba uri kuvuga kwigengesera kugira ngo utaza kugira umuntu ukomeretsa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko sirota ntabwo wabuze umuntu ukomereka ashaka gukomereka hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo ndibabaye uyiha amata yajya kurikaruka amaraso nubanga umuntu utanyurwa n'ubundi cyo wamuha cyose ntabwo anyurwa hari abantu rero kwisi batanyurwa hari n'abantu iteka ryose bahora bashaka ibintu bitagenda neza mu buzima bw'abasitari nk'ubu umuntu agashaka Israel akabati ndashaka ikintu kitagenda neza ntarebe ibintu bigenda neza byose akareba kamwe katagenda neza Israel agenda imitego bigutwaye iki se adefanda mudenge se bitwaye iki akwa mugani abantu kubera iki niko umuntu akoze niko umuntu aremye nyine ni hahandi bujimwe mu ijoro urayibona kuko umwijima wikikije ariko icanye ku manywa ntabwo bayibona abantu bakunda kureba ikintu kibi kuko ngira ngo nicyo bakunda kwigiraho abantu bingira ku bintu bikurenze ibyiza niko mwene muntu ateye Jori yavuze ufata n'ibisanzwe ni ibintu bisanzwe yavuganye uburakari nkuko n'undi wese yarakara nkuko undi wese yarakara ariko se wamugere kuri icyo kintu kuki speech nyinshi yagiye atanga harimo n'ibyiza yavuze kuki byo batigeze babitwitinga ni twabanye niko bagenda bajora bashaka akantu gabafasha gutwika nyine rego niko umuntu akoze ariko subwo birakwiye ntago bikwiye ariko nyine tuziga kubana nabyo kuko nkuko isi maze imyaka myinshi abantu bateye gutyo twize kubana nabyo tuzakomeza tubane nabyo ubuzima bukomeze uzavuga ibintu ushobora gutunga umuntu imyaka 10 umutunze mu nzu yarakaruka mu kubita urushyi mujyanye ikibazo bya bindi wakoze imyaka 10 akabikwa na zero pourtant ntago bya bindi yakoze ari zero nyine abaye nk'umuntu aragukebuye ukabazwa na rwa rushyi ntutekereze imigati wariye mu rugo rw'imyaka 10 abantu ntago batekereza ibyiza umuntu yakoze mu gihe kinini ahubwo batekereza akantu gato kangana ndwara akariko ba develop ubihuza gute na social media ubu itembere ryazo aho bigeze kunyine kuko umuntu yavuze akantu yumva ko ari simple ariko bakageze kanini bitewe na media rega hari nk'abantu bakunda kuvuga ngo isi irarangiye ngo hari ibintu biko bitigeze biba ibintu byinshi cyane tubimenya kubera ko isi iri ku muvuduko mwihanahana amakuru ikoranabuhanga mwihanahana amakuru umuntu ashobora kubita umugore bikamenywa n'uhari mw'iyo nzu gusa ariko ubu ngubu uramutse umukubise ndeba ngafotora ngashyira kuri stati isi yose kugera mu ndiba yayo baramenya ko Israel yakubise umugore niba mufite ibyo rero ntabwo ari uko ibintu byakabije kuba bibi ahubwo nuko uburyo bwo kubihererekanya no kubisakaza bwahindutse ari nayo mpamvu nyine kubera ko tuzi ko bwahindutse abantu bakwiye koga amagazi nyine kuko amazi si yayandi kamenya ngo akantu kose nakora shaka kageze kure no mu gihe ntabitekerezaga
icyo gihe ugahindura social media zaziyeho kugira ngo zidufashe gukwirakwiza amakuru no kwintertaininga no making a network, ariko zigomba no kutwigisha ko isi yabaye umubumbe, yabaye akantu kangana n'urwara ku buryo kwigengesera byagombye kwiyongera, kamenya ngo isi isigaye ingana gutya ku buryo nanjye biransaba kwigengesera cyane. So mbere ko usanga nta kidasanzwe cyangwa nta gishyashya, kuki wumva nyine nka Gisimenti kumva yabaye inkuru kandi wenda hari n'ahandi ku isi biri? N'ahandi ku isi biri, ikindi ntabwo Gisimenti leta yayishyiriyeho kubera ko yanga abana b'u Rwanda, kugira abantu bishimisha, abantu banywa akabyere gusa. Igisabwa n'iki nuko abahakorera n'abatembera bagomba kumenya ngo iya de valeurs z'umunyarwanda, z'umwana w'umunyarwandakazi. Ubuse nabivuze nta nubwo bireba gusa uhakorera. Nanjye nk'umubyeyi ndamutse ngasanga umwana w'umukobwa w'imyaka 10 ariko afite igicupa nanakimwaka nambwa nti cyangwa namugena bani ku myaka ntawe kuye kunywa inzoga zingana gutya. Ibyo rero ntabwo ari inshingano z'umuntu umwe. Kubaka igihugu ni inshingano z'abantu bose muri rusange bakunda igihugu. Nta mwuga ari umuntu umwe ngo ni ibintu turaharira leta, kuko nabwo leta ivuze ngo barahafunze si wo muti, kuko byandi bakorera hari abana bikora n'ahandi, ariko umuti ni ikintu ukwigisha abantu no kwibutsa abantu valeur zabo, indangagaciro z'umunyarwanda n'umunyarwandakazi no mu gihe yanyweye agacupa. Icyo n'ikibazo kiracyariho, icyo cyo kuba wenda wahaca ku mwana wumva udafite imyaka ukamwaka igicupa. Kera wasanga umwana yakoshije ukamuhana, ariko kera wanyuzaga akanyafa, ariko nyine kubera iterambere mu bijyanye n'amategeko wenda hari ushobora no kubikora uzi kugize neza ugasanga urabizizi. Ubu icyo wakubitisha umwana ni irya jambo, kavuga ati wa mwana we rero ibi wihaye byo kunywa amayoga bizakugira imbwa, bizagutesha igihe, ubuzima bwawe nta buriyo nta draft bufite. Ku myaka yawe akaba focusinga ku masomo, inzoga uzaba zinywa ntaho zijya, buryo umukubise akanyafu. Yari umwana wumva agata mu gutwi ejo akazakibuka. Ubu ntawe ugikubita inkoni y'umunyafu, no kubita inkoni y'ijambo mu reference. Iyo bimubwiye ukabimubwira umwe, undi akabimubwira avuga ati nyamara ikintu mbwiye n'abantu 2-3 ubanza ari ukuri, nubwo yakigira agasari goma akaresista, ariko umutima w'umubwiza ukuri ko hari icyo yumvise. Ese no guta umuco cyane development? Sinabwo ni guta umuco cyangwa ni iterambere, ariko ni no kwaguka k'umuco. Rega umuco ugenda ukura. Umuco ni ikintu cyaguka, ntabwo umuco ari ikintu kiri statique. Hari ibintu umuco ugenda ukura hanze, rimwe na rimwe bikaba bibi ku ruhande rumwe, ubundi bikaba byiza ku rundi ruhande, kuko nubwo telefone yakora ibibi, ariko kuba telefone yarinjiye mu muco w'umuntu ni ikintu cyiza. So ibintu rero byinshi umuco ugenda uhaha, siko byose biba byiza, cyane cyane mu bijyanye n'imikoreshereze yabyo. Wazanye inzoga, amarikeri yazanye ibintu byiza byo kunyobwa mu gihe bikananyobwa n'abemerewe kubinywa. So ntabwo rero twaba ngo inzoga nyinshi muri societe no guta umuco. Oya, umuco uragutse yabo uburyo tuwukoresha nibwo ushobora kuba bubi cyangwa se bwiza. Itabi ririho kandi abantu bakaricuruza kandi no urigura aragisa. Oya, no mu muco w'Abanyarwanda itabi ryo sindinywa, ariko itabi ryari mu muco w'Abanyarwanda. Bajyaga gusaba umugeni bakaguha itabi nk'uko baguha inzoga. Bakaguha inkono y'itabi nk'ikimenyetso nyine cy'ubusabane. Cyane cyane burya abantu b'itabi bagira character baranga ya solidarité. Nta muntu wimuna itabi. Umwami n'umusazi bahuye gutya basabana umuriro cyangwa bagasabana itabi. Nta muntu wimuna itabi mu mategeko, sinzi uwayashyizeho, ariko abantu banywa itabi nubwo bari muri vewe nta kunena kubaho ku itabi. Rero kandi itabi ni rya kera mu muco. Itabi bagikoresha igikamba ni rya kera mu muco. Ntabwo kenshi nta bintu bishyashya biriho. Ibintu bishyashya biriho ni imikoresherezo yabyo, ariko ubundi ibintu byose bisa nkaho byahozeho. Kuba icyungo ari byo bihabwa agaciro. Nicyo kintu navuze, ni umuvuduko mwihanahana amakuru. Ku isi igenda itera imbere mwihanahana amakuru, ni kugenda itera imbere muri connectivity, uko abantu bagenda bihuza, nk'uko wahura n'umuntu muri Amerika kandi utagiyeyo. Iryo koranabuhanga rero mwihanahana amakuru n'ihuza amakuru niryo bituma ibintu bisa n'ibigaragara ko biri ku ampleur. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, isi kugenda yiyongera abantu. Niba abaturage bari ariho muri 1950 ntago aribo bariho ku isi ubu, bagenda biyongera. Uko biyongera niko nyine ampleur y'ikintu yiyongera. Ikintu cyamenywe n'abantu 3 si kimwe n'ikintu cyamenywe n'abantu 100. Iyo obviously umuntu akaba byumva. Sawa cyane kabisa. Tugere tukurishimira mu gato tunaganira ku musozo kugira ngo tukureke ku mwanya mu kiyo duhaye tugushimire. Umuntu hari abantu bagifite imyumvire yo kuvuga ngo niba nabonye Isiraheli yashimuta umwana bereye onkre ubuzima busanzwe siko ameze. Niba nabonye umuntu nka Mudenge akora imico nk'iriya yo guca umugore inyuma, guhora amemira utuntu, umuntu ukimva nyine ko ibintu biri muri filime n'undi ari true story ya life. Bon, actually filime ni fiction. Ni ishusho
iba created kugira ngo itange isomo runaka. Muri ya shusho rero habagomba kwifashishwa ibisanzwe bibaho mu buzima. Mu buzima habamo inzoga, abayindaya, abana bitonda, abana beza, abajura. Ibyo byose birakoreshwa kugira ngo hatangwe isomo. Ariko at the end of the day hantu uzasanga berekana ko umwicanyi akenewe ku isi muri filime. Ashaka kwicana filime kanjye yicana, ariko filime karangira bigaragaje ingaruka mbizi mubayeho. Biriya ni ibyo twiyambika kugira ngo dutange isomo, kuko hari ba nyirarume abantu ese ndumva mubere nyirarume, hari ba nyirarume b'abantu kubijyanye na cash nta n'ikintu waza umubwira. Yewe uretse n'ukubera nyine hano nubwo yari umwana we kubijyanye na cash nta kintu waza umubwira. Abo bantu barahari. Iyo rero ni isomo tuba dutanga, twambara uriya mwenda kugira ngo tubashe gutanga ari amasomo tuba twasetinze. Impamvu narimvuze ku kantu nuko hari umwe mu basore bagiye bakina muri sinema kenshi ngo ari umugome ku buryo yageraga nko mu nzira. Narimvuze ko wenda igihe bari bakwateye ko Israel nguyo buriya ntiyanabikora. No character ntiyayikora. Ababihuza no kurundi n'ubuzima usanga umeze. Nane mpamvu ugiye burasi nkunda gukina character zimwe muri filime zose. Mashaka mpindure. Kugira ngo ubonye Papa Tracy, undakanyita Bob mu nzozi, undakanyita Minister mu ndoto, undakanyita Papa Liza muri Liza, bahangana umwabwirana nyamara n'umwana mwiza uti wapi ntaga. Aha iyo bahanganye no kuvuga ngo ubwo ngubwo ntabwo uri kimwe muri bya bindi byose batekereza. Babura igisubizo. None se ko umwana mwiza muri Liza kuno sara umuntu mwiza disi mu nzozi sha ni kiraya mu mpanga satakunda amafaranga sha mu ndoto. Ufite character zitandukanye bishatse ntabwo waba babandi bose mu gihe kimwe. Icyo gihe rero bitabikuburana bikarekana nyine ko atari ko. Ikindi na audience yacu babakwiye no kubisobanukirwa ko ni fiction nibyo dukina tugamije kwigisha, ariko wa muntu uhora muri character wa muntu uhora muri character imwe nyine aba audience ishobora kugereka kwibeshya kagira ngo nikuteye, ariko ugize nk'umukisa wo mu meeting mukaganira ugasanga no umuntu usanzwe ngo burya filime. Ariko genda nabikunda audience yikomeza ikabibelieving the way bashaka kubyumvamo ubutuma butambutse. Umuntu ati umugabo ni kirayewe burya wakinye nk'indaya vrai. Ariko batasha tubona bitamburimo ngo wabikinye nabi. Bituma rero audience ikomeza kuryoherwa, kuko hari uri gufana wa mugabo w'ikiraya, hari uri gufana wa mugabo umwana mwiza, hari uri gufana wa buri wese afite audience imufana. Iyo audience rero yose yicreatinze izamura cya kintu mukora, cyangwa se bikaba proof y'urukundo rw'abantu bakunda cya kintu mukora. Okay, biroroshye ko umuntu ushaka kwinjira muri sinema hari uburyo wamufasha. Turabafasha ko regasima ntago twayikorana. Sinema iri mu bintu ku isi bimeze nk'igifundi, aho nta muntu umwe ashobora gukora sinema. Uba ukeneye kamera n'uyikoresha, ukeneye amatara n'ubikoresha, ukeneye sound n'ubikoresha, ukeneye uzana. Nuba ngo habamwe imirimo myinshi n'uruganda, niyo mpamvu barwita uruganda. Harimo imirimo myinshi cyane ku buryo ushaka kwinjira wajya kuri social media zacu, amazina nkoresha ni Dusabe Busini Israel, ukazira inbox tukavugana, niba ushaka gukina tukareba aho twagufasha, ko dukenera kenshi kuzamura amasura mashyashya buri munsi, kuko niko kuba ku ruganda nyine rwagutse. Sawa cyane kabisa, turabona ko musanze rero tugushimire ko wabanye natwe umwanya muke wari ufite, bano gutaha twizere ko tuzongera tukaganira. Reka dusonavuga ngo dusoreze kuri iki ngiki, wenda bino bintu ubimazemo igihe urumva ukina amafilime na media zitandukanye zicamo, hari n'ukuntu umuntu wenda akoresha media cyangwa se akoresha izina afite kugira ngo yitroducinge ubutumwa bo Rwanda, bivuga kuri bantu bajya bakoresha ibintu byo gupfobya jenoside, ariko banundi banyura kuri izi social media. Noneho turako wa muntu ufite wa muyoboro aze kuwukoresha ate kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere aho cyavuye kuri akazaga. Iyo ufite izina ni byiza kurikoresha mu kubaka aho kurikoresha mu gusenya, kuko harabahitamo kurikoresha mu gusenya, ariko nta kiza kiri mu gusenya. Ariko ngiye nkunda kubwira aba star udakunda u Rwanda ntabwo agaragarira mu kuvuga gusa, hari n'ugaragarira mu guceceka. Kuko ugenda mutse mbonye ikibi ngaceceka, ubwabyo nabyo ni ubunyangarwanda, ubwabyo nabyo ni ukudakunda igihugu. Hari uvuga ikibi ariko hari n'umuvuguruza. Ngiye mbonye ikibi ndakivuguruza, niyo bita dementir. Niba umuntu avuze niba mbonye nk'ikinyamakuru banditseho ngo Kurenzi, ntuye Kurenzi ngo mu giti fi yarafatiye umwana w'umukobwa mu kabari, ngo kandi ngo yitwaje ko ari umuyobozi, ngo murumva ubwo buyobozi ari bwo gushyigikirwa, kandi ariho ntuye na bitangwana. Urabeshya, ndi umuturage utuye Kurenzi, ibyo nta byahabaye. Mureke u Rwanda rwiyubaka, niba ashaka kurwubaka mugumiye mwahisemo kujya kubayo, ukamubwiza ukuri. Iyo mubwije ukuri muri 3 4 5 ahatabona nyine ko ari kuruhira ubusa, ariko yisomye
ukagenda nawe nta cyumurushije burya uvuga n'uceceka bose burya nibabi kuko niba ubonye umuntu abeshye kuki uceceka sinzi ugeze avuga ngo niba umuntu afite abasha kuvuga kandi avuga ikinyoma wowe uvuga ukuri akurusha imbaraga gute kuki wowe ufite ukuri akurusha imbaraga rero uvuga n'uceceka bose ndabagaye umuntu ntabwo akwiye guceceka none niba ubona umuntu yavuze ibintu biri negative kritika umubwira aho urabeshya u Rwanda bimeze gutya na gutya na gutya ize wigendere ariko bibonye ugatambuka bijye nta cyumurushije ese umugani w'umuntu yatambutse ubutumwa busenya akabona nta muntu wabivuzeho nagagira ngo ari mukuri agira ngo ari mukuri nyine niyo support mundi yusomye ntuvuge icyambere abona babisomye akubona za views bata bose bavuze ntibashyira commentaire nuko ndi mukuri nuko ibyo navuze biri mukuri which is wrong ukwiye kubireba ukanabivuguruza niba pfobje no bati gupfobya genocide ni icyagenwa n'amategeko genocide baye ku manywa y'ihanga abantu babireba isi yose bibona urapfobeje kandi uwo mutima si wa kinyarwanda cyangwa se si wa kimuntu nawe kakamukora gushora ubwo burya iyo postinze ikintu ujya muri comment kugira ngo urebe icyo abantu bavuzeho iyo ubonye abantu nka 3-5 bakujombye aravuga ati ahangaha nawubaze nabi biguca intege ariko iyo ubonye batavuze kandi babirebye uravuga n'ejo nzavuga ni sawa cyane kabisa tugana ku musozo sinzi niba ari ubutumwa ufite wagenera abantu kuko mwampamagaye nk'umusineaste nk'umuntu ukora filime ukina film ubutumwa ntabwo ntanga nubwo ko abanyarwanda bakwiye kurushaho gukunda iby'iwabo nimukunda iby'iwanyu tuzarushaho kuza kubyubaka inkunga ya mbere dusaba abantu ni ugukunda iby'iwacu n'Inshinwa muzirebe n'Inyapani muzirebe n'izindi ariko n'Inyarwanda muzirebe ku rwego ziriho n'ubushobozi dukoresha mu kuzikora umusada wanyu wa mbere ni ukuzireba ni ukuzikunda ejo tuzakora izirenze izo dukora uyu munsi murakoze murakarama ese wenda gatoya tukiri kuri icyo cyo kuzireba ni point ya nyuma turi kuri icyo cyo kuzireba mwebwe nk'abazikina kuba wenda naga kenshi dukunda kubona amawadi ya muri sinema ntabwo bica intege kubona ukuri ariko ukaba wasi nta gihe cy'amawadi kibaho wa mugani twe dukorera iki ariko uretse ubu ngubu covid yabiteyemo nk'ubu ngubu ejo nabonye igikombe ngira ngo abanyarwanda babibonye nabonye igikombe cy'umukinnyi mwiza mu mpanga series uretse covid yitambitsemo ariko ubundi award zirakorwa hari Rwanda Movie Award hari Mashariki Festival hari urusaro zirahari wenda zitaragera ku rwego rwo kuba bagushimira ngo bwo cyamverope kinini nkuko ahandi biba handi bakubita igikombe bakubita n'akamverope gatubutse hano nyine ku rwego rwacu biracyarwa kugushimira ariko impanga baduha envelope byubushye wenda ngira ngo nabandi bazaboneraho urugero bajya igikombe ko bagikubitaho n'ikintu cy'envelope envelope iracyari zashira se envelope iracyari murakoze cyane sawa mukomeze kumukurikirana muri series zitandukanye agenda acamo kadusubire mu Rwanda tutaha amahoro y'Imana